hari umuntu wanyandikiye mu gihe twari mu masengesho. Urabona ko wowe na Solange ni mwebwe mwari muri imbere nyine nk'abantu bahedinze igikorwa, ariko by'umwihariko mu myambarire yanyu mwari mufite nka groupe, mwari mufite uburyo mwambaye ariko ubona ubundi bijya byambarwa na couple n'umugabo n'umugore. Wabyumvishe? Hanyuma uyu muntu yaranyandikiye aravuga ati aba bantu kubera iki bambaye aya mashati gutya, nk'abantu bababona kuri kamera, nk'abantu mbega hari uburyo ejo nejo bundi wenda umuntu ashobora kuvuga ati aba bantu bambaye ibisa, aba bantu batajya batandukana, ubundi ni bantu ki? Rero ndagira ngo dusobanure hano Amani, ejo gato bitazanahinduka n'inzira yo gutuka ubutumwa bwiza kuri mwe. Urakoze cyane, reka mbigire kiriyo. Nuvuga ngo ubundi mbere yuko reka ntangire mbere yuko tumenye na Solange, ni ibintu bansikaminze nge nkora ubukwe bwa bufabrikano bateretse hariya kuko sinakoye sinahaye umubyeyi wiwe shema ry'ababyeyi. Uwo mama hanura cyangwa se no mama no mukobwa bahanura ubukwe buba badutandukanyije. Uwo mama akomisiona yewe ukiraho mwene data Amani, mwadodesheje uniform irimo amabara, mwadodesheje uniform ngo y'igitambaro ngo kirimo ngo amabara. Ese se numva warafashwe ku ngufu? Of course nje mfite ibikomere uyu munsi wa none, natewe n'umwana w'umuntu ku buryo nta no mutima wanjye kugira ngo impamvu naguwe mu kugwa sinaguwe ko ndumupagani, kuko ngiyewe umugore unzi ni wunzi twashakanye mu kugwa kwanjye nkava ku Mana. Ni igikomere nahuye cyuko bansikaminze urugo nagera Imana ikambwira ngo sinjye wavuze ura rugo sinjye warwubatse. Oya batinganye mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru. Ibihe byiza nshuti mukunzi w'Ubugingo TV1, Ibishura TV ndetse na Solange TVT. Nitwa Jean Paul Kimanuka, nanone kandi ndabasuhuje mugira ibihe byiza. Nyuma y'iminsi itari mike mu by'ukuri turimo tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Solange TVT, kuri aho hose twongeye kubagerera ku muvandimwe mubona, mugabo utuje cyangwa se ni byose, umusore utuje, umugabo utuje, ariko ikiruta byose nuko ari umugabo wo guhamya inkuru nziza ya Kristo Yesu. Ndagira ngo tumwakire yegereze mikoro gutyo ukuntu noneho adusuhuze, hanyuma ndibuze kumubaza utubazo duke mbere yuko tuganira kugira ngo mumenye uwo ari we, hanyuma mwakire avuga Imana. Yesu ashimwe cyane mwene da. Yesu ashimwe. Kutangiye uvuga gake cyane muvandi. No, ndavuga cyane na kibazo. Gerageza nta kibazo, zamure rwose ijwi. Yego. Ndagira ngo usuhuze abantu badukurikirana ariko unatwibwire. Yesu ashimwe bene data. Amen. Duje umusaraba. Amazina ni Emmanuel. Yego. Haba ndi umugabo. Nkaba nsengera kuri ADPR cyangwa se mbarizwa kuri ADPR CG mwando mu Kristo waho. Yego. Hanyuma ndagira ngo dusenge Imana dukubite tubangura kugira ngo dukoreshe igihe neza. Data wa twese mwiza, byiringiro by'abera, ndagushimiye cyane kuko uri Imana. Nejejwe cyane n'urukundo rwawe n'umurava wawe udahwema kutugaragariza ku manywa na nijoro. Ducishwe bugufi nk'abantu bambaye inyama n'amaraso, kwatura imbabazi zawe kuri twebwe. Turasenze kugira ngo amaraso yawe Yesu atubonekeho kandi adutembeho, isoko y'amaraso yawe ituminjagirweho kuko uri Imana. Nakiriye umuntu wambaye inyama n'amaraso, ariko ndasenze kugira ngo umwuka wawe wera muhangeho cyane nkuko yajyaga hanga ku ntumwa n'abahanuzi bahashize ngo bagahanura ibitangaza bigakoreka. Reka nawe abariko bimugendekera none mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mwene data Amani Emmanuel. Yego. Umuntu aramutse ashatse kumva neza Amani Emmanuel ni muntu ki? Emmanuel mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bw'imibereho ni umuntu ukunda Imana. Amani Emmanuel wa kera n'uwakundaga ibyaha. Amani biragoye cyane ko dushobora gufatiraho tubwiriza abantu ubutumwa bwiza batarabanza kutumenya. Rimwe na rimwe iyo tutaragaragaza aho twavuye, biragoye cyane ko abantu batugirira icyizere cyaho tugeze cyangwa naho tugana.
Amani Emmanuel udusangijeho gatoya ariko tuzabirambura. Amani Emmanuel wahashize ni muntu ki kandi uri buze kugera no nahavuga ngo Amani Emmanuel wa none nawe n'uyu ngo kugira ngo nibura tube dupfundikira mbega tera abantu amatsiko kugira ngo tuzakomeze ubuhamya ubutaha. Okay, reka mvuge gato ku buhamya bwanje. Twari abasore twatangiye dusenga mu rugo ari icyumba. Tubana na muka data. Yego. Nyuma tuza kuhava tujya kuba Bugesera. Mu kugera Bugesera twahuye n'umama usenga twasengeraga mu itorero ryitwa Ebenezer ryaje gufunga. Yego. Aho niho navuga ngo ubuzima bwacu bwo mu Mana bwarangiriye. Yego. Kuko tubi Kigali tugifite iyo groupe tugisenga tugikora umurimo w'Imana twasengaga turi mu murongo ko nta nzira y'ibyaha. Yego. Ibisu kwihamiriza cyangwa se kwitanga wenda se kwitanga ngo by'abakristo ntago nzi ubusambanyi cyangwa se uburara n'ubuki bwose nkiri umusore. Yego. Muri make twari abana bavukiye mu Mana cyangwa se twavutse turi abantu bazi Imana. Mu kugira rero kuko twageze hano batatuzi tugahinguka hano tutazi umuntu n'umwe urabona twageze muri quartier tugezemo nta muntu n'umwe tuzi nta muntu n'umwe tuzi gusa twumva dushaka gusenga nk'uko twakuze dukunda Imana. Rero mu gusenga hari umumama umwe twahure muri iryo torero umuhanuzi sinshatse kumuvuga kuko nabigira n'ibikomere. Yego. Uwo mama navuga ngo ni usa nka wangije ubuzima bwacu aduteranya n'Imana. Kuba umuhanuzi kubera ko uwo mama tumugera mu maboko tugasenga niwe muntu wabashije kumpuza n'uwitwa ngo ni umugore ariko just like bo babikoze mu buryo bya gihanuzi. Aho hantu hasobanure neza. Okay, hari komisiyo. Yego. Hari komisiyo zijya ziba muri ibi bintu by'ubuhanuzi. Yego. Umuntu akaba ashaka umugore. Yego. Ariko akabura ahantu azahera. Yego. Hanyuma akegera umuntu. Yego. Usanzwe uzwi yemerwa nk'umuhanuzi. Yego, mwitorero. Akamunyuraho. Yego. Akamubwira ati wazanteritiye uriya muntu akamwishyura. Komisiyo ibi bintu ndagira ngo Amani ubisobanure neza kubera yuko na n'uyu munsi hari n'abandi birimo biraba cyangwa byanagiye bibaho akaba afite umugore yahawe gikomisiyoneri akagira umugabo yahawe gikomisiyoneri uyu munsi bakaba bahora mu ngumi n'imigeri aho ravuga ngo Mana ngo ko wampaye umugore ngo kubera iki mu by'ukuri ngo bigenze gutya nta Mana yamuguhaye. Bisobanure neza. Ibi bintu reka mbivuge neza. Ni ukuri kose. Reka ngira n'inama n'umuntu utarashaka w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Yego. Kuko uyu munsi wa none ndi mu ngaruka. Yego. Z'ibyo ntihamagariye. Yego. Kuko ndi mu ngaruka z'ibyo bampangiye. Yego. Kuko uyu munsi wa none warubimbajijeho. Yego. Uwo mumama yari umuhanuzi. Yego. Kuko dufite umubyeyi waturiraga utuzi witwa Solange. Yego. Yaturiraga turi abana biwe. Yego. Ko Solange tujya kuba mu Bugesera mbere ko tujya mu Bugesera ni inkuru ndende twagiye mu Bugesera duturutse kwa Solange. Yego. Bivuga ngo twari abana biwe mu mwuka kuva atumenya. Yego. Na n'uyu munsi n'uke du control. Yego. Bivuga ngo rero mu kuhava twavuye yatuzi ko turi abana batazi ibizaha turi abana bazi Imana. Yego. Ariko Amani wihangane urabizi ko ngira ibibazo byinshi ariko ntabwo ndi buze kubikubaza ntabyumvishe. Uravuga ngo ngende mbwire papa wawe na mama wawe. Yego. Ariko utangira wavuze yuko wari ufite umubyeyi wabareraga. Yego. Hano rero ugitangira nahise numva ko mu buryo bw'umubiri papa na mama bashobora kuba batariho. Mu buryo bw'ababibarutse nyine ngo mubave mu nda ahubwo ko mwaba mufite uburyo mwarerwaga n'abandi bantu harimo n'uwo wavuze witwa Solange. Ntabwo mbizi hano hantu dusobanuriye neza kuko uravuga ngo iyingirwa muhanuzi ngo yavugaga yuko iri buze kugenda ikabwira papa na mama. Ni papa na mama bahe. Okay, urakoze. Mu by'ukuri ntago natinya kwibeshya ababyeyi bo baradutaye. Ababyeyi bababyara bwite. Tubyara bwite baradutaye. Bivuze ngo baracyariho. Mama ni wapfuye ejo bundi n'ikiro cyo ntago turagikura sigaranye papa na bashiki banjye babiri ariko nuvuga ngo bari baradutaye.
rero Solange niwe wadutoraguye nk'umubyeyi. N'impamvu ubona akanini Solange tuba turi kumwe, si uko tuba turi kumwe kubera ko hari ikindi, nuko ari mama. aho hantu hatinde neza, hatinde impamvu ngira ngo reka mbisobanure neza. Reka mbanza mvuga aka kantu kugira ngo ubisobanure. Yego. Hari umuntu wanyandikiye. Yego. Mu gihe twari mu masengesho. Yego. Urabona ko wowe na Solange ni mwebwe mwari muri imbere nyine nk'abantu bahedinze igikorwa. Yego. Ariko by'umwihariko mu myambarire yanyu mwari mufite nka groupe, mwari mufite uburyo mwambaye ariko ubona ubundi bijya byambarwa na couple n'umugabo n'umugore. Wabyumvishe? Yego. Hanyuma uyu muntu yaranyandikiye aravuga ati aba bantu kubera iki bambaye aya mashati gutya. Yewe ndamusobanurira ndamubwira nti ariya mashati ntabwo ari bo bonyine bari bayambaye, yari amashati yadodeshejwe na groupe yose, abandi ntibagaragaraga kuri kamera, nuko ari bo bari bahedinze. Mu by'ukuri ntabwo yashizwe. Ikigeretse kuri ibyo, nk'abantu bababona kuri kamera, nk'abantu mbega hari uburyo ejo nejo bundi wenda umuntu ashobora kuvuga ati aba bantu bambaye ibisa, aba bantu batajya batandukana, ubundi ni bantu ki. Rero ndagira ngo dusobanure hano Amani, ejo gato bitazanahinduka n'inzira yo gutuka ubutumwa bwiza kuri mwebwe. Urakoze cyane, reka mbigire kiriyo. Yego. Muvuga ngo ubundi mbere yuko reka ntangire mbere yuko tumenye na Solange. Yego. Njye natwe dufite icyumba tuyoboye dusenga bitubitangirije mu rugo. Yego. Solange araza akomezanya natwe. Yego. Mu gukomezanya natwe ubwo twaje gusenyuka ababyeyi badutaye abari gukomeza wa murimo. Okay. Vuga ngo Solange ntago ari umushyitsi muri twebwe, nta nubwo ari umunyamahanga. Solange no mubyeyi kuko yatujemo nge na mushiki wanjye dukora umurimo, dufite icyumba atuzamo dukorana umurimo, we aza tubera n'umubyeyi. Yego. Vuga ngo rero kuri twe, kuri Solange ni mama. Yego. Na mushiki wanjye amwita mama. Ibikorwa byose akora abanza kubimenyesha Solange kuko ni umubyeyi wacu. Yego. Vuga ngo rero mu by'ukuri impamvu bazatubona turi kumwe na Solange mu gusenga mu kuri, nuvuga ngo dufatanyije umurimo. Yego. Ntago turi abanyamahanga. Yego. Solange yaje asanga dufite icyumba turagikomezanya, we nuko twe twahuye n'iyo miraba y'abantu badushyizemo, tugasa nkaho tuvuye mu Mana, ariko agakomeza guhagarara muri cya cyo cyacu, akomeza gusenga. N'uyu munsi kuba ndi hano ndashimira Solange. Impamvu mushimira ni iki? Ntiyarabiza. Yego. Njyewe nagiye kure mu bijyanye n'iby'isi, Imana nyivo bite n'igikomeye nari muhe cy'abansi kaminza urugo, ariko Solange niwe wandiriye kugeza Imana izikambwira ngo mama wawe yarakuririye ngo garuke mu nzu y'Imana. Numvishe gusenga kwiwe. Ati diragiye mu mazi yazamutse umusozi aratakamba ati Imana nkeneye abana banjye. Guhera uwo munsi Imana izikambwira ngo mama wawe rwataka ngo arabashaka mugaruke mu nzu. Aho narindi Imana yaje anyifatira naho mamagaye iranyigarura, nzavuga ati mama umwana none ngarutse mu rugo. Birasobanuye ngo hano aba babyeyi wihanganuze kuba ushyiraho umucyo. Aba babyeyi uriya ngirwa muhanuzi. Yego. Yavugaga yuko uri buze kwihangana umfashe ngo bari bande. Ese ni Solange. Icya kabiri birasobanuye ko nawe bagusikaminze bakagushyingira umugore noneho. Rega mbisobanure. Nuvuga ngo uwo muhanuzi yaze gusikaminga Solange na papa. Solange nk'umuntu wabareraga. Waturega nk'umubyeyi wacu. Na papa nk'umubyeyi duhagarariye mu buryo bw'umubiri watubyaye. Papa arahari. Nanjye bansikaminga ubukwe kuko nasezerana nawe kuri ADPRCGM, kuko ndi umukristo wa ADPRCGM. Even n'uwo twashakanye tumaze imyaka 4 tutabanye, abarizwa muri korali RCGM, arimba muri korali yo ku cyumba yaho, akaremba no muri Nibatura. Icyo gihe cyose ariko Amani nanone ihangana ufashe. Ese umuntu baramusikaminga bakamutwara n'ubwenge burundu. Urabona? Tufashe. Rega mubwiza ukuri. Cyangwa yari umurozi mwebwe mu mutumuhanuzi. Rega urakoze cyane. Mu buzima bwanjye sinzi kubeshya. Yego. Mu buzima bwanjye sinzi kuryarya. Yego. Bura nimba Imana imbwiye ngo uramuntu arabeshya, tanze ngo turabeshya. Ndi umuntu Imana ibwirije ijwi rimwe nkayumvira rimwe, ntabwiye kuyusaba kabiri. Vuga ngo rero baraje muri bo cyangwa se bo uramama yaraje. Yego. Aravuga ngo umugore wa muzabana n'uri Imana yakugeneye. Yego. Kandi ntushingire ko nta mafaranga ufite mugende mukora ubukwe. Ati kuko
azabyikorera kuko ari umugore wawe. Rega mbwiza ukuri. Yego. Impamvu uyu munsi wa none njye ntafite n'ubwo bwo kubivuga. yego Nawe nashaka azajya kwisosa ashaka. yego Ni ibintu bansikaminze njye nkora ubukwe bwa bufabrikano bateretse hariya. Kuko sinakoye, sinahaye umubyeyi wiwe ishema ry'ababyeyi. Njye nicaye mu bintu bakora umuhango gusa. Ariko njye mbikora nabwo umukobwa ibi bintu uri kumbwira ntago mbishaka. yego Ariko sino uwo mama hanura cyangwa se no mama no mukobwa bahanura ubukwe buba badutandukanyije. uwo mu mama akomisiyona yewe yadutandukanyije na Solange, adutandukanya na papa. Nuvanga ibyo bintu byabaye mu muryango wanyu usanga utabizi utanabishaka. Uko niko kuri. ari wowe ntiwabishakaga, Ari na Solange ntiyabishakaga, ari na papa ntiyabishakaga. Abo b'umunsi wa none mbazanye tukabicaza no kuri kamera babigusobanurira. ese se numva warafashwe ku ngufu? Of course nje mfite ibikomere uyu munsi wa none natewe n'umwana w'umuntu ku buryo nta no mutima wanjye kugira ngo impamvu naguwe mu kugwa sinaguwe ko ndumupagani kuko ngiyewe umugore unzi ni wunzi twashakanye. Mu kugwa kwanjye nkava ku Mana ni igikomere nahuye cyuko bansikamenza urugo nagera Imana ikambwira ngo sinjye wavuze ura rugo sinjye warwubatse na abantu barukubakiye. Reka nkubwire, ndakwakiriye mwene data, ibisigaye ndagira ngo nsezeranya abantu ko uzatugira mu buhamya neza. Yego. Ukatuvira imuzi n'imuzingo. Yego. Ngira ngo ntanga umucyo usobanuye impamvu abantu bakubona mu masengesho uri kumwe na Solange. Cyangwa se kwambaye ibintu bisa cyangwa se mbega mu yandi magambo byongeyeho biriya bintu jewe mu by'ukuri nabonye yari uniform ya ubundi reka mbigere kiriya. Bisobanure rwose. Groupe Sora iragwa bari abantu bose babonye muri groupe bari bambaye uniform. Ninjye ubahagare ninjye muyobozi wabo banyamasengesho. Bisobanuye ngo Solange cyangwa se mama wabonye bose bari turi kumwe ninjye ubahagarariye mu banyamasengesho muri groupe y'abanyamasengesho bafite numbero tuyoboye, ninjye umuyobozi cyangwa se ninjye ubasha kubayobora. Ninjye perezida w'amasengesho. Okay. Noneho nukuvuga ngo abantu babimenye neza. Yego. Uriya munsi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda mwari mwambaye kubyisano byo kurerana n'iki. Ni groupe abantu bumve neza. Ariko nanone ukiraho mwene data Amani, mwadodesheje uniform irimo amabara, urumva? Mwadodesheje uniform ngo y'igitambaro ngo kirimo ngo amabara ngo yabatinganye. Ndabivuga uko biri sindakabati kugira ngo nyabuneka mwe ntimubizi ariko je ndabizi. Urumva? Mwadodesheje hari ikintu kiriho muri iyi minsi. Yego. Okay, urumva buri abanyamakuru rimwe na rimwe hariho n'igihe babinjajwa. Yego. Reka njajwe ntacyo bintwaye. Oya nta kibazo. Hari ibiganiro tumaze ibisi turimo turakora. Yego. Hari n'ibyo mama Solange amaze iminsi arimo arakora. Yego. Ibyo biganiro bikoreye ku witwa Pamphile kuri Beura uwashyingiwe. Yego. Hanyuma ngo agiye gusoza ikiganiro, inyuma ye bashyirayo background ngo y'amabara y'amatara arekura amabara ngo ya Satani. Hanyuma ibyo bintu byanateye ibintu by'akajagari ku mbuga nkoranyambaga, bamwe na bamwe bamaze iminsi babikora. Harimo n'umugabo uba muri Canada ukunda gukora kuri ibyo bintu cyane, yarampamagara binsobanurira ngiye numva simbizi. None bakambaza bati ntabwo ubona yuko uriya mushiki wanyu barimo baramutangaho igitambo buriya ko yageze ikuzimu kabaye ibintu byakomeye? Ntinyaboneka giye simbizi. Hanyuma rejo bundi rero mu masengesho muba munkoreye umuti, mudodesha igitambaro. Dore ko uwo muntu uri muri Canada yarambwiye atari ko wabonye inshuro uriya mugabo wambaye umwambaro umeze neza wajyanishije na Solange. Yego. Yagiye kwitegereza ariya mabara ari hariya mu nguni. Yego. Ndamubaza ntayahinya kubaho, mbona hari y'umuhondo n'irindi bara, ariko ngo wakomezaga ngo ujya kuryitegerezayo. Ndavuga ni none se ariya nayo nyabuneka na ya Satani? Ati byihorere, ati iriya myenda bajyanishije kuriya urimo urayireba. Nyuma rero nibwo naje kwitegereza mbonamo ibibara bya move byaki. Amane
mu by'ukuri nawe amabara ntayo uzi ku buryo mwagiye kureba igitenge nako niba ari igitenge gifite amabara nyabuneka ya Satani. Okay, murakoze, reka mbigire clear. Dufashe mbaje ikibazo kiza cyane. Icya mbere kiriya gitambaro ni njye wagihisemo. Yego. Kabiri kiriya gitambaro uwagihisemo ni umukristo nasinganye nawe. Yego. Atari mwe abantu bavuga ngo urana umukristo. Yego. Just ngasengana nawe Imana ikaduha amakuru yiwe. Yego. Kabiri njyewe abatudode baratandukanye. Yego. Njye uwaguze kiriya gitenge ni umumama ubisobanukiwe ndetse ni n'umutayeri ndetse reka nanamenye n'iribanga yavuze ati nta wundi mugabo nzadodera. Yego. Mu bagabo bose bari mu gihugu niwe nzandodera kuko imyenda y'abagabo niwe nzandodera kuko mbona ari we bibi irakubera. Yego. Ni mpamvu n'abantu babonye iriya myenda modeli yanjye itandukanye n'iy'abandi. Yego. Rero icyo navuga iriya myenda yakorewe hanze iza mu gihugu nyakira gurya ivuye hanze. Rero uwabikoze ni umuntu usobanutse kandi ufite Imana, si umupagani. Yego. Kandi ikindi cya kabiri kuvuga ngo umukobwa w'Imana baramushyira no, icyo twakoze twarasenze kandi twe duhisamo ibara tunanasenga tukabaza Imana. So rero nta igitengero ntabwo gifite Satani kuko mbere yuko ugiye kugitoranya twarasenze Imana iduhitiramo umwambaro, ni no yabitubwiye kugira ngo dufate umwambaro twambare. Urumva rero uko byasa kose uko byamera kose turi mu murongo w'Imana, ntabwo twatonye mu murongo w'Imana. Murakoze. Ntabwo mwavuye mu murongo w'Imana, murakoze cyane. Wenda Amani nsa numfashije, wenda ntaba ari byo bivuga ahubwo bivuge ibintu bigendanye n'agakiza cyangwa se n'ibintu birimo biraba muri iyi minsi wenda byegereza kugaruka kwa Kristo, birimo ibintu by'uruvangavange ku buryo wenda n'izi mbuga nkoranyambaga zacu zisa naho zirimo ziracarenjinga ubwonko bw'abantu cyane, kuko ubona ko ubuhanga burimo buragenda buza, ubuvumbuzi burimo buraza, abantu barimo baramenya ibintu bigiye bitandukanye ku buryo nshobora kwikanga mu gihe kiri imbere ugiye ujya mu isoko ukabura umwenda ukurayo kubwo kuvuga ati iyi move ni ya Satani, iyi jone ni ya Satani, bigaba bishobora kurangira utashye nta mwenda. Ese nubuhe butumwa wagenera abantu mwene data Amani? Kuko ndabizi iki kiganiro uriya muvandimwe aradukurikirana cyane nacyo azacyumva. Urakoze. Buriya impamvu ubona uhagaze agwa, yego, n'impamvu ubona uwaguye abyuka, yego, impamvu ubona ibi byose biba, izi ntambara n'amakuba byose biba, buri umuntu arema imbunda kuko abuza amahoro, umuntu ashaka amasatelite yo kujya kutara amakuru kuko abuza amahoro. Yego. Nibi byose Imana iri gutubwira duha umunsi ku munsi. Yego. Nibi kugira ngo bitumenyeshe ko Yesu azaza kandi imperuka izaba. Nuvuga ngo rero Imana ishaka icyo ahubwo kuko ari ubimbajije. Yego. Nuvuga ngo abantu niduhindura imyumvire. Yego. Abantu duhindura imitekerereze. Yego. Ubu niturangiza dufata amarangamutima yacu tuyakure ku buryo abantu batubwira n'ibyo badutekerezaho ubwo tuyashyire ku Mana. Niturangiza umuntu wese afata umutima, twese tuzi ko umutima ari ikibanza cy'Imana. Yego. Twese dufata umutima tuharira iki Imana. Kubera iki buri ibintu byose bigira umwanya wabyo, twige gutandukanya ibintu. Rero abavuga ibyo byose n'abakora ibyo byose n'abatazi gutandukanya, Imana iba mu mutima kuko birivuga ngo iki ngo munkorere umutima wanyu imbaraga zanyu zose. Vango rero nimba ibitekerezo byawe n'amarangamutima n'umutima bitari ku Mana ngo ubashe kumenya ko Yesu azaza, ibyo bazakora byose uzabona ko batandukiriye. Ariko n'ubu ufite umutima w'Imana, imitekerereze y'Imana, amarangamutima y'Imana, uzabona ko bari mu murongo w'uko. Yego. Murakoze. Mwene data Amani, mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, ariko jewe burimo birantesha umutwe cyane muri iyi minsi. Gusa nanone reka mvuge ko wavuga iby'inzuki zikora ntiyarya ubuki, abandi nabo bari wenda ubuhanga nubwo burimo buragenda bugwira nanone, ariko ntabwo ibintu byose twabimenyera kimwe. Niba hari ibyo uzi, gira uburyo wabitambutsa mu rwego rwo gukiza abantu. Hari igihe umuntu agaragara nk'urimo ashaka gukiza abantu ahubwo bikarangira ahutaje n'ibyo yakagombye kuba aramira. Ni muri urwo rwego rongira ngo wenda twe gutinda cyane muri ibi, mudusobanurire neza ku mpamvu y'iriya myambaro. Kigeretse kuri ibyo nyine ntimubizi birumvikana, abandi babaciraga urubanza nabo bumve yuko nta kigenderewe, nta mpamvu yabyo. Ariko ndagira ngo nkwakire mwene data mu ncamake cyane, usamarayizinge message idukorozingira iki kiganiro kuko amasaha arimo aragenda. Urakoze cyane. Murakoze. Message mfite n'ubutumwa Imana yamaye.
umutwe w'ubwo butumwa uravuga ngo abantu bafite aho Imana ihurira nabo, abantu bafite aho bahurira n'Imana bose. yego Niyo message mfite, abantu bose bafite aho bahurira n'Imana. yego Vuga ngo turahera kuri bura uko byase kose uko byamera kose, buri teruro ryose rigira urihagarariye mu gihugu, yego rigira representant igari cyangwa se rigira umuvugizi waryo rikagira n'urihagarariye. yego Vuga ngo ubwo turahera ku bahagarariye itorero, tumanuke tugende kuri babandi b'abadiakoni bo mu rusengero. Ariko ruvuga ngo Imana iyo message mukuma, iyo message yambwiye ko umutwe wayo cyangwa se ubwo butumwa ari abafite aho bahurira n'Imana, aho bavuganira nayo. Ariko yanjye mpaye urugero, irumpera mu kwa muganga, imana ijambo ryo muri Luka 13:22. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha abari mu nzira ijya i Yerusalemu. Umuntu arabaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze, muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, twanyweraga imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Cyane cyane message ihagaze muri ubu butumwa, ihagaze kuri 26. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira y'iwacu. Imana ijya kuma iyo message yambwiye ngo ni abantu bafite aho bahurira nayo, bazi Imana. Yampaye urugero rw'abantu bari kwa muganga. Urabona ibitaro, urana iyo umuntu ari mu bitaro, nagiye kubona mbona njyanywe mu bitaro, ninjiye mu bitaro, ariko mu kwinjira mu bitaro mbona njye nari mbihagazemo, mbona ndi kubisa nk'ubireba byose. Noneho ngo mbona umuntu umwe yambaye imyenda yera, afashe kayi cyangwa se agenda na bike, arabanje agiye kuri wa muntu wo ku marembo kuri gate, twabara nk'umudiakoni cyangwa se nka protokoli. yego Aragenda aramubwira ngo, none se ko urinze umuryango kuri ku muryango kutambaye inkweto? yego uwo muntu wari ku muryango abwira uwo wari wambaye imyambaro yari afite bike, aramubwira ngo ntago ndi bwambare inkweto, ngo ngende ndashaka kuguma gutya ntambaye inkweto. yego Mbona uwo wari wambaye imyambaro yera aramubwira ati, ariko ni ngombwa, birakwiye ko wambara iki? Inkweto. We rero yanga kuzambara. yego Arandika amuvaho. Yinjira muri yavura ajya kuri reception. yego Reception bizwe naho batwakirira. yego Ni twebwe bakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana tuba mu nzu y'Imana, dufite twakira abantu mu bwami bw'Imana. yego Amugezeho mu kumugeraho asanga yataye hamwe bakirira abantu, yego ahubwo asanga yibereye ku ruhande, yibereye mu bindi. yego Aramubaza se ko wakagombye kuba uri hariya wakira abantu ukaba wibereye ku ruhande hariya? yego Undi aramubwira ati, no, hanga niho nshaka kuba heza. None aramubwira se, ariko byari bikwiye kuhagarara hariya ukagenda ukakira abantu uko baza bakugana. Undi aramubwira ati, no, ngenda ndashaka kuguma hano. Ikigaragara nyine uwo muntu yarataye yaritse akazi ko gukora kuri reception, ariko asiga reception aragenda yigera ku ruhande atumuhamagara. Nawe ngiye kubona mbona wa mugabo w'imyambaro yera afite bike, mbona turacyari kumwe na agenda, turinjira no tujya mu byumba by'abarwayi. None dusanga abantu barwaye bari kwa muganga, ariko abantu barwaye bari kwa muganga bamwe barakize, abandi barwaye bari mu bitanda, abandi bafite abapfushije, abandi barwaje, ariko abo bantu bose bari bahuriye ku kintu kimwe cyanangaje. Nuvuga ngo abari barwaye bari mu bitanda, uwo mugabo w'imyambaro yari ufite bike na agenda ariko barura mugeze ngo se kurwaye waye gukiza ugataha.
umurwayi amusubiza ngo ntabwo nshaka gushyira, ngo nawe ngo ndashaka kuguma hano. Amwe ateko birekwiye kukira ugataha, undi aravuga ati ntabwo nshaka gutaha. Mbona umurwaza nawe bamubwiye ngo se kurwaje umuntu nkaba mbona umuntu wawe ari muzima watashye. None atoya ntabwo nshaka gusiga umuntu ndwaje, ndashaka kugumana nawe, ntabwo namusiga. None mbona n'undi murwaza umwe bamugeza ngo se ko mbona umuntu wanyu yapfuye, mwafashe uwo muntu wanyu yapfuye mukamuca mukajya kumuhamba. Oya ngo ntabwo dushaka ko tuvana umurambo wacu umuntu wapfuye irimo hano mu rusengero, uri hano kwa muganga, turashaka gume hano. Muri make no kuvuga ngo bose ntago bashakaga kuva hehe kwa muganga. Ari uwapfishije nashaka gucyura umurambo ngagiye kuwushyingura mu cyubahiro, ari n'urwa nashakaga gukira ngatahe, ari n'uwaje kwifuza nashaka gutaha, n'urwaje nashaka gutaha. Bose bari barimo kwa muganga badashaka gutaha. Mwibuke nababwiye ko umutwe w'iyi message Imana yampaye ni abantu bafite aho bahurira n'Imana ivuganira nabo. Vango duhereye ku bavugizi b'amatora cyangwa se ku wese ukora umurimo w'Imana ukamanuka kugera hasi. Ubusenga nono ikintu cyantangaje kikaba narikanzemo nuko nabonye ibyo bitaro twari tuma cyangwa se iryo vuro ninjiramo harimo n'abantu bibwira ngo bari hanze. Yego. Bari hanze. Vango iyi message ntago ireba ngo umunyarwanda, ireba n'umuntu wari wese aho ari hose yaba ari kwisi. Azi ko yateye umuhamagaro, azi ko yahunze inshingano, yego, azi ko yabaye mu nzu. Mbese wa muntu wese ufite ahantu avuganira n'iki n'Imana, afite ahantu ahurira n'Imana. Yego. Noneho mu kubona ibyo byose bibaye, wa mugabo w'imyambaro yera afite ikaye na agenda, afite agenda ari kugenda yandika. Mbona mu kwandika buri muntu wese mbona yanze gutaha. Ari uwapfishije yanze gutaha, ari urwaye yanze gutaha, ari uwakize yanze gutaha, ari urwaje gutaha, ari n'umusekirite nawe yanze kwambara imyambaro, yamuze kwambara inkweto nkarinde neza ivuriro, ari no kwisebisiyo yanze. Nivuga ngo mbona byose babyanze. None ngiye kubona mbona urabona Yorodani zino zo mu rusengero. Yego. Ngiye kubona mbona hatobotse cyangwa se mbona haje Yorodani. None mu kuza Yorodani mbona haza ikidendezi, ijwi riramubwira ngo haje ikidendezi. Yego. None nge nagiye kubona mbona ngeze muri cya kidendezi ngihagazemo, ariko nyihagaranyemo na wa mugabo wambaye imyambaro yera. Noneho mukoba ndi muri cya kidendezi, mbona hari abantu baje, bamwe ndabazi. Mbona hari abantu baje mu kuza bageze ku cya kidendezi, mbona wa mugabo wari wambaye imyambaro yera twari turi kumwe afite inkoni. Mbona abakobwa baraje ngo wowe ngo umaze igihe kinini uza muri iki kidendezi, ngo ariko kubera igihe umaze uza muri iki kidendezi ntabwo ndi bugukundira kujya muri iki kidendezi. Mbona abagabo nabo baje bagiye kujya muri iki kidendezi, abasubirizaho kavuga ati ntabwo mujyayo, ntabwo mwinjira muri iki kidendezi ngo mukijyemo, kuko iki kidendezi mwakijemo igihe kinini ariko ntabwo mwahindutse. Imana irambwira ngo abantu bafite bavuganira n'Imana banze guhinduka, bataye umuhamagaro, banze kumvira Imana, bakihagazeho, badashaka guca bugufi, badashaka kumvira Imana. Abo bose imbabazi nagiye kwa mbona bari mu kidendezi, ko cya kidendezi mbona baje ku kidendezi aho kugira ngo bajye mu cya kidendezi, mbona babasubije barabwira ngo ntabwo mwebwe mwemerewe kujya mu kidendezi bitewe n'igihe kinini mwamaze muri iki kidendezi. Imana irambwira ngo bitewe n'igihe abantu bamaze mu kidendezi, bari mu kidendezi bitewe n'igihe abantu babaye imbere y'Imana, bakaba mu mahema y'Imana, bari aho Imana ivugira, bari ahantu Imana ivugira ikavugana nabo, bitewe n'uko bamenyereye ibyayo bagapinga ibyayo bagasuzugura ibyayo. Igihe kirageze kugira ngo nayo ibihakane, kuko babaye mu kidendezi cy'Imana banga guhinduka, ahubwo Imana ije gukorana n'abafite umutima mushya bashaka guhinduka. Amen. Amen. Ya hanyuma Amani, ndabona igihe kitujyanye busa n'ubugorobye, birumvikana n'ubutumwa bukomeye cyane. Reka ngusabe kandi nkwinginge, uko biri kose turahari kandi turi n'umuti
ku bantu bose bashaka yuko twabavura. Urumva iyo utambukije ubutumwa umuntu akabwumva akabwakira neza, umuhindukirira umuti. Ndagira ngo nkwakire mu ncamake, udushyirire ku musozo. Imana iguha umugisha. Urakoze, urakarama. Murakoze. Buriya Imana itanze iyo message ibigira ngo Imana twumve duhindukire. Gusa icyo dukwiye kumenya, impamvu ngewe nagwa nkamanuka nkasubira mu byaha, impamvu wowe wava mu byaha ugahaguruka, no kugira ngo umenye yuko uko byasa uko byamera kose imperuka izaba Yesu azaza. Rero nshuti mwene data, twasenga n'ubundi ndumva nta kindi, nago najya kure ya message nge nayitambugisha uko nayihawe, ahubwo icyo navuga nuko twakumvira Imana, tukemera gucyahwa, tukemera impuguro, tukemera guhindukira. Ndumva nasaba marayika w'Imana aho buri muri wese ari akamugeraho akamufasha kumvira Uwiteka. Uri data wa twese, uri Rubasha, El Shaddai Shama, Adonai Uwiteka, uri Kristo. Mana, waraduhamagaye, uduhamagara mu mazina, umpamagara mu izina, bene data uhamagara mu mazina, urangije uradutoranya, uradusiga, uratwimika, utubwira icyo waduhamagariye. Kwari ukugira ngo dukomere kandi dukomeze abandi. Niyo mpamvu mwe data wa twese nsengeye imitima izumva ubu butumwa. Dusabye Mwuka wawe wera kugira ngo azaza dusobanurire cyane, kandi azaza twegere cyane, atubashishe gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka. Aka kanya twari turi imbere yawe, dushimiye ko wabanye natwe, wadushyigikiye muri byose, watunesheje muri byose, kandi Kristo komeza kutugenderera. Icyo turusha Mwuka wawe wera namaze kumenya ko ari uduha gukora homework. Mwuka wawe wera ni udushoboza gukora umukoro uduhaye. Mwuka wawe wera ni uduha gukora ibyo wifuza ushaka ko dukora, Mwami Yesu. Nyemerero duherere Mwuka wawe wera nk'umufasha, nk'uko wamudusigiye nk'umufasha, kugira ngo aduhe gusohoza neza homework uduhaye. Komeza kubana nanjye, komeze kubana na bene data bose, ndabingingiye kugira ngo ubuntu n'imbabazi byawe komeze kubana nabo. Urakoze, urakamusabye neza mu Yesu Kristo.